beza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza bane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Twege slogan yacu ni iyihe? Twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ku mbuga nkoranyambaga ibintu byinshi biba bigenda biri kurosa, bigenda bivugwa cyane cyane mu myidagaduro hano iwacu mu Rwanda. Ariko hari akantu nabonye kavuzwe cyane kari kugenda nyine kari kuroza ku mbuga nkoranyambaga mu minsi itambutse ndetse n'ubu ngubu karacyari kuvugwa. Uwitwa Davis D nyuma yo gusohora indirimbo ari kumwe na H.Kevin, ni indirimbo nziza cyane nayo imeze neza, irimo irarikuroza ku mbuga nkoranyambaga kabisa bita turarenze. Rero nibwo ari kugenda azenguruka ibinyamakuru agenda promotinga indirimbo ye. Twamunye kuri BNB mu kiganiro 226, kuri The Choice twamubonye n'ahandi hagiye hatandukanye, yaba no kuri RTV mu kiganiro muri Versus naho yarahari. Ariko ubwo yarari kuri The Choice, ubwo yari yahostinzwemo na Babu ndetse na Philipita, nibwo baje kumubaza kuri Element ere ngo bivugwa yuko agenda avuga yuko ngo witwa Davis D yamureze muri RIB. Muribuka yuko witwa Davis asohoye indirimbo bita Bermuda yaje gusibwa kuri YouTube bitewe nuko bakoresha saxophone itari iyabo. Bigenda bivugwa bavuga yuko ngo Element yashishuye, Element yiganye ibintu nyine bitari ibye. So byagiye nyine bivugwa cyane, nabwo indirimbo yagiye kuri YouTube imaze umunsi umwe bayiha copyright ivaho, hacamo nk'iminsi nk'itatu yongera kugarukaho. So rero nibwo Davis D yasobanuye yuko nta kibazo afite kuri Element, ngo agenda avuga utuntu mu gikari avuga yuko ngo bamureze, kandi Davis avuga yuko aya mafaranga yishyuwe kuri konte ya Bagenzi Bernard wari manager we. Avuga yuko basazanye yuko nyuma yaho azabakorera indi indirimbo, ariko Element niyo yabakorera indirimbo. So rero nagiye byumva bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga mbere nuko Davis yanabivugaho, byagiye bivugwa bigenda nyine bitutubikana ariko ntibyajya hanze. Ariko mwese muribuka yuko indirimbo bita Bermuda yari yaje nyine kuva ku rubuga rwa YouTube, ariko aho witwa Davis D arabisobanura muri buno buryo. Element amateka njye nawe twagiranye ntabwo ari amateka nshaka gutobanga. So nawe rero yakabaye aba gutyo, yakabaye aba umuntu w'umugabo akareka kuvugira mu gikari utuntu tutari seri. So ikintu navuga ngishyiraho nuza n'akadomo, amafaranga yishyuwe kuri iriya saxophone nitwe twayishyuye na management ya yanjye. So ntago numvaga ko byaba byiza kubivugaho cyangwa ngo njye muri detail. Narabyumvishije inshuro nyinshi, ariko ndavuga ni icyubahiro ngomba Element, ntago ngomba kugira nimba yabyitiriye ko yayishyuye it's okay, reka byitirire ko yayishyuye. Ariko njyewe mfite historique ya bank n'amafaranga nishyuye. So amafaranga yishyuwe mu izina rya Bagenzi Bernard muri Access Bank, and then indirimbo babona kuyigarura, ariko atubwira ko amafaranga twishyuye azadukoreramo indirimbo nyuma ya Bermuda. And then he ghost. Yes. So aho ngaho rero niho havuye ikibazo. Ikibazo nta nubwo cyari ukuvuga ngo indirimbo byarangiye biti, ahubwo mentally yiwe yagiye ashyiramo ibindi bintu. Ariko nimba afite record yuko yahamagawe n'abo bantu cyangwa se no muri
record y'uko najyanye icyo kirego muri RIB ntabwo ari Nyabugogo, biba bifite ahantu byanditse. nizere ko mwabyumvishe. uwo nguwo ni Davis D ubwo agenda abisobanura avuga yuko amafaranga yishyuwe n'uwitwa Bagenzi Bernard ubwo yari manager we ariwe wamumanaginga, kubera yuko bakoresheje nyine ibihangano bitari ibyabo bakabishyira mu ndirimbo ya Bermode. Ibyo bintu muribuka yuko iyo ndirimbo yarasohotse muri 2023 cyangwa na 4, hafi aho ngaho nibwo yari yaje nyine gukurwa ku rubuga rwa YouTube, ariko nyuma yaho iza kugarukaho ibintu bigenda neza cyane, ngo nibwo uwitwa Element Ere wari umuproducer wari wayikoze nibwo yababwiye ati mwebwe mutanga ibiceri ariko nyine tuzavunjamo mbakorere indi ndirimbo. So rero birangije uwitwa Davis D arangije nako Element Ere arangije arabakapinga nyine ntihagira ikintu abakora cyangwa nagira ikintu bongera gukorana. Rero niho byagiye bivugwa yuko ngo Davis D yashwanye na Element, ariko uko Davis yabisobanuye wumva yuko hari icyubahiro cyangwa hari kubaha agomba Element nyine, ngo nubwo ngo Element aca mu gikari akagenda akavuga utuntu tutari twiza, bavuga yuko ngo bashatse kumujyana ngo muri RIB. Ari nabwo Davis yasobanuye yuko zagaragaze nyine wenda izo mpapuro bivugwa yuko nyine ngo yaba baramujyanye muri RIB, ariko mu mvugo ya Davis D uba wumva yuko atari byo, ari ukubeshya, ariko ukuri kugomba kujya hanze. Rero nagiye mbona bivugwa cyane, nabwo abantu bagiye bavuga ati witwa Davis D yashwanye na Element, bigenda nyine biba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga. So rero twe ikintu tuba tugamije ni ugushyira hamwe tukubaka showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana ndetse n'ibindi byinshi cyane. Twe tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwo Tamasimbi turi kumwe. Ciao ciao.